Umwubatsi TV, hishurirwa ukuri kw'ibihe dusohoyemo maze ube maso. Mukiza, numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Haleluya, haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Bene data bakundwa, nongeye kubaha ikaze ku Mwubatsi TV. Numuhoza Clement, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ariko mbere ya byose n'ubundi reka tubanze dushima Imana ndetse duha ikaze Mwuka Wera kugira ngo atuyobore muri byose. Mwami Imana yacu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kugushimira kubw'uyu mwanya w'umugisha. Impamvu ari umugisha nuko ari umwanya tuba tugiye kubyibuhiraho kubwo kurya ibyo kurya by'ubugingo, ndetse abari bafite imitima iguye mu majune, imitima iguye mu rujijo, bakongera gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Ubane natwe, yaba njyewe ugiye kurivuga, ntabwo ndi umuhanga muri byo, ariko Umwuka Wera ubasha gukorera muri njyewe, ukanshoboza kuvuga ibyo nanjye ubwanjye ntasobanukiwe, kuko ari wowe uzi ibikwiriye abantu. No kubane nanjye ndetse ubane na buri wese uzumva iki kiganiro, kugira ngo twese turusheho kwitegura no kuba maso, kuko Mwami Yesu ugiye kugaruka kujyana itorero ryawe. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yewe bwoko bwanjye, nakugize nteko wanze kunyumva. Icyo nakuruhijeho ni iki? Ngaho ushinga urubanza ukimpamye. Ko nagukuye mu mage y'intambara, ngacyura abawe ngahoza ababo, ukiwanyibagiwe vuba. Naguhaye igihugu cyiza, ngukundisha amahanga n'iki nasize. Rwanda we, naguhaye igihugu cyiza, ngukundisha amahanga n'iki nasize. Bakundwa bene data, rero n'ubundi turagarutse. Nongeye kandi kubaha ikaze mu kiganiro cyo ku Mwubatsi TV. Ikiganiro twahaye insanganyamatsiko iboneka muri Yesaya ibice 55 n'umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7, aho uwo murongo uvuga uti: nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Ni ijambo Umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo ndikoreho, ndetse ibiganiro birenze kimwe, kugira ngo abantu baguye mu urujijo twasobanuye mu kiganiro cy'ubushize baruvemo, bakanguke, bamenye neza yuko ukuri kw'ijambo ry'Imana tuzakubona mu ijambo ry'Imana, kandi ukuri ni Yesu, kuko yaravuze ati ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Ukuri rero nta handi tuzagusanga ni mu ijambo ry'Imana. Ari nayo mpamvu Umwuka yanshyizemo muri iyi minsi gukangurira abizera ndetse n'abandi bose batari bizera yuko dukwiriye gusoma ijambo ry'Imana, Imana ikatwisobanurira bigishoboka. Uko niko gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Mu ijambo ry'Imana niho tuzigira gusenga, niho tuzigira gukiranuka guheshwa no kwizera Kristo, niho tuzigira uburyo umukristo agomba kuba ahagaze muri iki gihe cya nyuma, muri iki gihe cyo gushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko mu minsi iri imbere ntabwo bizaba bigishoboka ko ushaka Uwiteka ngo umubone. Nta nubwo uzabasha kumushaka, kuko aho kumushakira hatazaba hagihari. Ntibizaba bikunda. Kondisiyo y'ubuzima twatangiye kwinjizwamo
ntabwo bizakundira abantu gushaka Uwiteka, kuko abantu hafi ya bose bo ku isi bazaba abanzi b'Imana, keretse gusa abafite amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo, kandi abo nabo ni bake cyane. Bene data rero, kuri uyu munsi umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye insanganyamatsiko igira iti umubare w'abanyamahanga ugiye kuzura, dushaka Uwiteka bigishoboka. Umubare w'abanyamahanga ugiye kuzura, dushaka Uwiteka bigishoboka. Mbere y'uko wenda ngira icyo mvuga, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice 11 umurongo wa 25 turagera kuri 27. Haravuga hati: bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditse ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranyije ubwo nzabakuraho ibyaha. Amen. Ni amagambo meza y'isezerano ry'Abisirayeli. Iri ni isezerano ry'Abisirayeli. Ni Pawulo wari uri kubwira Abaroma rero ibijyanye n'uburyo Uwiteka azagarukira Abisirayeli. Tugiye mu mateka ho gatoya, nababwira yuko Abisirayeli babanye n'Imana imyaka myinshi. Turabizi mu isezerano rya kera uburyo Imana yabanye n'Abisirayeli mu gihe cya Mose no mu bihe bindi byagiye bikurikira, nubwo Abisirayeli nyine bageze aho bagatera Imana umugongo bagakora ibyangwa n'amaso yayo, kugeza ubwo ibahana inshuro nyinshi, ikabahana ikabagabiza abanzi babo. Aha twavuga nk'Abakarudaya. Abakarudaya ni ukuvuga ni abaturage b'i Babuloni bari bayobowe na Nebukadinezari. Abo bose bateye Isirayeli, barayisenya, banyaga isanduku y'isezerano, basenya urusengero. Ibyo ntabwo byabaye inshuro imwe, ahubwo byongeye kuba no mu mwaka wa 70 mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma, kugeza ubwo rero Imana isa naho yateye Abisirayeli ubwoko bwayo umugongo, ariko atari bose, nabyo turi buze kubireba, igakingurira imiryango amahanga. Ni ukuvuga ngo mu gihe Kristo yaraje mu isi, yaraje kugira ngo yunge Imana n'abantu bo ku isi yose, atari ukuvuga ngo ni Abisirayeli gusa, kuko mbere iyo turebye mu mateka ya Bibiliya, Abisirayeli bwari ubwoko bw'Imana, andi mahanga yaraturanye na Isirayeli ndetse no hirya yayo bari abanyabyaha, bakoraga ibyaha gusa, atari uko batazi Imana, kuko Imana yashyize mu muntu kuyimenya atanayibwirijwe n'abandi bantu, ariko bakayanga, bagakora ibyangwa n'amaso yayo, bakiremera ibigirwamana, akaba ari byo basenga, bagakora imihango ya gipagani, y'ubupfumu n'ibindi. Imana yaje kubona ko abantu bazashira bose, yohereza umucunguzi ari we Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ibyo byose turabizi. Igitambo cy'amaraso ya Kristo nicyo cyakinguye imiryango, ubwo Yesu yavugaga ati birarangiye. Umwenda wakingirizaga ahera, ngira ngo abazi imyubakire y'urusengero rwa kera, habaga ahera n'ahera cyane. Hari aho umutambyi yajyaga azanye ibyaha by'abantu bose, akaza imbere y'Imana nyine aje gusabira abantu imbabazi. Aho hageraga umutambyi gusa, kandi nawe ngo iyo yahageraga atiyejeje yajyagayo bamuziritse ishene, ku buryo iyo yahageraga Imana ntishime ibitambo, yagwagayo bakamukuruza uwo munyururu, kuko nta wundi muntu wabaga yemerewe kwinjira aho hera. Yesu Kristo amaze kwitanga ku musaraba, agapfa azize ibyaha by'abari mu isi, ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Ibyo byarabaye mu buryo bugaragarira amaso, kuko habaye igishyitsi gikomeye, inzu zirajegera, haba umurindi ukomeye cyane, ku buryo nyine n'igitambaro cyatwikiraga ahera, cyangwa se icyo twakwita nka rido, ngo yacitsemo kabiri, nk'ikimenyetso cy'uko noneho buri muntu wese yemerewe kwigerera imbere y'Imana ku bw'ayo maraso ya Kristo. Urumva ayo mahirwe abantu bahawe. Ubundi umuntu ntabwo yabaga yemerewe kwinjira ahera usibye umutambyi wenyine. Muri iki gihe uzasanga hari abapasiteri biyita abatambyi, ngo nibo bonyine bajya imbere y'Imana gusabira abantu. Ibyo ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Buri muntu wese yemerewe kwigerera ahera, ataje kubwe gusa, ahubwo ahazanywe n'amaraso y'umucunguzi wacu Yesu Kristo, kuko ngo ku bw'ayo maraso tubasha kugera ahera, tugasaba Imana imbabazi ku bw'ibyaha byacu, ikatwumva, ikatubabarira. Ikindi ni uko ngo muri iryo izina rya Yesu, nimo Imana yiyungiye n'abari mu isi yose, ngo ntiyaba ikibabaraho icyaha. Rero Yesu
nicyo gitambo cyonyine cyaduhaye kugera imbere y'Imana twe nk'abanyamahanga. Hanyuma rero muri ibyo bihe nibwo ubutumwa bwatangiye noneho kugera mu banyamahanga, butangijwe na Pawulo nk'uko ibyo tubizi, ndetse na Petero. Ngira ngo inkuru za Petero na Korneliyo murazizi, ubwo Imana yamwiyerekwa yamanuye igitambaro, ngo ni igitambaro gifashwe mu mpande enye, ngo kirimo inyamaswa zose, ngo ndetse harimo n'izizira Abisirayeli bataryaga, ngo Imana ikamubwira ati bagurye, ariko akavuga ati reka ntabwo nshobora kurya inyamaswa zizira. Ariko Imana ikamubwira iti ikejejwe n'Imana ntabwo ugomba kucyita ikizira. Ubwo mbivuze mu magambo yanjye, ariko nuko nguko byasobanuraga. Bishatse kwerekana yuko ari ikimenyetso Imana yari itanze cya mbere cy'uko Imana ihindukiriye abanyamahanga, kuko ubwoko bwayo bwayiteye umugongo, ihindukirira abanyamahanga. Pawulo nk'umwe mu bantu bari abanyedini cyane b'Abisirayeli, ndetse warwanyaga itorero ry'Imana, kubw'uko Abisirayeli nyine bari bafite imigenzo yabo y'idini ya Kiyahudi, idini ya Kiyuda. Imigenzo y'Abafarisayo n'abigisha amategeko yabaga ari imigenzo gusa ishingiye ku mategeko ngo ya Mose, bakumva yuko gukiranuka k'umuntu bibarirwa kuri ariya mategeko, nyamara batari basobanukirwa yuko gukiranuka kutakibonerwa mu kubahiriza ayo mategeko, kuko ngo abantu bose bayacumuye ntibayubahiriza, ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Noneho mu gihe cya Pawulo nibwo Imana yari itangiye noneho kwinjiza abantu mu gukiranuka guheshwa no kwizera Kristo. Pawulo rero nibwo butumwa yatangiye avuga, yagenze ingendo nyinshi, ngira ngo ibyo murabizi, asobanura yuko gukiranuka bidaheshwa n'amategeko, ahubwo bizanwa no kwizera Yesu Kristo. Abisirayeli rero bazize iki? Wakwibaza uti kubera iki Imana yateye Abisirayeli umugongo, kandi n'ubundi bari abanyabyaha, n'ubundi natwe turi abanyabyaha, ariko Imana ikaba ibirengagijeho gatoya kugira ngo abanyamahanga babanze binjire. Ubwo ndi kugenda ngana ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi y'uburyo nitutagira vuba umubare wacu twebwe abanyamahanga bagomba kwinjira mu gakiza uri kurangira, kandi inzugi nizifungwa nta muntu uzaba agikizwa ngo bikunde rwose muri twebwe abitwa abanyamahanga, abatari Abisirayeli. Ndavuga Abisirayeli ku mubiri, kuko abenshi ubundi bavuga ko turi Abisirayeli mu kwizera, kuko turi urubyaro rwa Aburahamu kubwo kwizera. Abisirayeli bazize iki? Turabisanga n'ubundi turacyari ahangaha mu gitabo cy'Abaroma, ni ibice 10, turasoma umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Reka masome nihuse. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uragira uti Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Amen. Ngira ngo ibyo murabyumvise. Pawulo ahangaha yari ari gusobanura icyo Abisirayeli bazize, kubera icyo Imana yabaretse ikisangira abanyamahanga, ikabaha agakiza kugira ngo binjire mu gakiza bose, noneho itarobanuye ngo ivuge ngo abangaba n'ubwoko bwanjye. Ariko Imana ntabwo irobanura ku butoni hatagira uza kubyumva nabi. Pawulo rero ahangaha yagaragaje yuko Abayuda cyangwa se Abisirayeli muri rusange bene wabo, ngo mu gihe bari bataramenya cyangwa se batarasobanukirwa gukiranuka kw'Imana uko ariko, ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo. Nk'uko nabivuze, Pawulo yari umwe muri bo, yari umufarisayo nawe, umunyamategeko, wize ibintu byinshi, wize teoloji, ufite amashuri menshi afatika, uzi indimi nyinshi, yari umuntu ukomeye nk'aba bahanga tujya tubona muri iki gihe. Rwose yari umuntu ufatika. Rero yari ari gusobanura uburyo Abisirayeli bari abanyeshyaka, bahirimbanira rwose kubahiriza ariya mategeko y'Imana ari mu bitabo bya Mose, cyangwa se ibyo bita Tora, biriya bitabo 5 bya Mose birimo amategeko y'Imana, bakayubahiriza, bakagerageza kugendera muri yo, ndetse bakabikomeza cyane. Umuntu ugerageje kuyarengaho akaba yanahasiga ubuzima. Ni nako kazi nyine Pawulo yagiraga, ko kugenda afata abantu nk'abo bagenda baca mu mategeko kubwo kwizera Kristo. We yabafataga nk'abanzi b'Imana, nyamara ntabwo yamenye yuko ari kurwanya Imana atabizi. Ari nayo mpamvu Yesu Kristo yamwiyeretse akamubaza ati, Pawulo, yitwaga Sawuli, Sawuli undenganyiriza iki? Mu gihe Pawulo we yarazi ko ari kurwana cyangwa se ari gukora nyine rya shyaka ry'abanyedini, nyamara yaje kwisanga arwanya Imana atarabizi. Aba rero nabo yasobanuye ko nabo bari bafite ishyaka rwose ryo gukora
ibyo Imana ishaka, ariko kwari ukwihangira gukiranuka nka bimwe bijya biba mu madini y'uyu munsi, bihangira gukiranuka, kandi gukiranuka konyine kubonerwa muri Kristo Yesu. Ibirango byaje gutuma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Murabyibuka yuko abafarisayo aribo bashinje Yesu, bavuga yuko agenda agandisha abantu, bamuteze imitego impande n'impande kugira ngo barebe ko yakwica amategeko yabo, ariko basanga ahubwo arayubahiriza, ahubwo akanarenza. Ibyo bituma bamurwanya kuko batari bazi ibyo bakora. Ntabwo bemeraga yuko gukiranuka kubonerwa muri uwo musore w'i Betelehemu. Ari nabyo byaje gutuma n'abaturage bose bazinukwa Kristo, kuko abafarisayo muri icyo gihe n'abanyamategeko bari abantu bafite ijambo mu gihugu, baravugaga rikumvikana ku buryo Yesu atari kuza ngo abarushe ijwi. Nubwo yari umwana w'Imana, nubwo yakurikiye inshuro nyinshi, ariko byaje kurangira babandi bose bamukurikiye bamuvuyeho, baba ari bo bavuga bati nabambwe. Ariho hasohora ijambo ryo muri Yohana rivuga riti, yaje mube abe ntibamwemera, ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyo nshaka kuganaho ni iki? Ni ukwerekana yuko Abisirayeli bageze igihe cyo kugomera Imana, nubwo bibwiraga yuko bakiranuka bubahiriza amategeko, ariko bateye Yesu Kristo umugongo, kandi ari we waje kubakiza. Noneho bituma Imana ihindukirira iki? Abanyamahanga. Imana imaze kuduhindukira twebwe abanyamahanga, ubutumwa bwaramanutse bugera mu mahanga yose. Koko habaho ububyutse, itorero rya mbere rirakoreka, ariko ryari mu bihe bigoye, habaho akarengane, ariko akarengane iyo katabaho n'ubundi butumwa ntibwari kwamamara. Uko bagendaga babarenganya bahunga umudugudu umwe bajya mu wundi, niko ubutumwa bwiza bwakomezaga kuvugwa, kuko bagendaga babuvuga. Nubwo babirukankanaga, ariko barirukaga, aho bageze bagakomeza kubuvuga, kugeza ubwo rero amahanga yose yamenye ubutumwa bwiza. Natwe mu Rwanda butugeraho, buzanywe n'abapadiri bera cyangwa se le Père Blanc. Murabazi, hari umuhanzi umwe wabaririmbye avuga ati baje bambaye amakanzu, baza kutwigisha ijambo ry'Imana. Nubwo hari izindi mission zari zibazanye, ariko bazanye ijambo ry'Imana nyine batabizi. Batuzaniye ijambo ry'Imana, turarimenya, Bibiliya ihindurwa mu Kinyarwanda, ijambo ry'Imana ritugeraho ubu ngubu turarifite. Noneho rero kuba twaramaze kumenya ijambo ry'Imana, ni nkaho n'ubundi Yesu Kristo yaje mube. Ibintu tubyumve, twongere tubyumve cyane, kuko ibyabaye ni igishushanyo cy'ibiri kuba. Ibintu byabaye kera, na Bibiliya iravuga iti, zira ntwari zo kwizera zitubera akabarore, zatubereye akabarore. Ibyo baciyemo tumenye neza yuko natwe tuzaca mu bisa nabyo cyangwa se bibiruta, ariko tumenye ko uko bitwaye bakanesha, natwe ariko tugomba kwitwara kugira ngo tubashe kunesha. Rero na Kristo yaje mube icyo gihe physiquement baramubona, ariko ntibamwemera. Noneho natwe Yesu Kristo yaje muri twebwe, kuko natwe twahindutse abe tubiheshejwe n'amaraso ye, kuko yatuguze amaraso ye. Ariko noneho nitutamwemera, ubwo Yesu Kristo mvuga ni ijambo, kuko yitwa Jambo, yaje muri twe, turamufite. Usanga buri rugo rufite Bibiliya, ariko ugasanga ntabwo bizera ibyanditsemo. Kubyizera ni iki? Kwizera ni ijambo abantu benshi badakunda gusobanukirwa, ariko reka nguhe akagero. Iyo ugiye muri bisi, hari ubwo ubaza shoferi uti nyereka perimi yawe kugira ngo menye ko uzi gutwara imodoka. Ntabyo umubaza. Hari n'abinjiramo muri bya bisi birebire cyangwa se gare ya moshi, utanazi niba pilot ugiye kugutwara arwara igicuri, cyangwa se nta n'umupilot urimo cyangwa se shoferi urimo, ugapfa kwicara gusa ukabona bisi irakujyanye, uba wizeye yuko iri bukugeza aho ugiye. Niba twebwe abantu tubasha kwizera ibinyabiziga bikora impanuka buri munsi byica abantu tubireba, kwizera Kristo bitunaniza iki? Kandi muri we harimo byose. Biragora byo, kuko abantu kwizera ibyo batareba, kandi nyine ntago byakwitwa kwizera ubaye ubibona. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Tubeshwaho no kwizera. N'ikintu abantu bazazira bose bo ku isi bacumuye cyangwa se bakoze ibyaha ntibabona amahirwe yo kujya mu ijuru, ikintu bazazira ni ukutizera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore kwizera guheshwa no kumva, ngo kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Dufite ijambo rya Kristo ubu, kuryizera byonyine byaduhesha ubugingo. Nta n'ikindi dusabwa, kwizera Kristo, kuko Kristo niwe watuzaniye ubuntu buhesha agakiza. Ngo ubwo buntu butwigisha kureka kutubaha Imana. Iyo wamaze kumwizera, ubuntu bwe buba bukuriho.
n'ubundi buba bukuriho niyo waba utaramwizera kuko yadukunze turi abapagani, ariko noneho iyo umwizeye uba wakiriye ubwo buntu bwe bukujemo, noneho bugatangira kukugiraho na efe, bukakwigisha kureka kutubaha Imana no kureka gukunda iby'isi cyane, ya mico yose y'abana b'Imana ikakuzamo, Imana ikazigatura muri wowe, bigatuma noneho rya jambo rivuga ngo umwana w'Imana ntakora icyaha, ntabwo akora icyaha, ubundi umwana w'Imana wamaze kubyarwa ubwa kabiri. Ikibimutera ni iki? Nuko imbuto y'Imana iguma muri we, kandi iyo mbuto nyine ikaba ituma atabasha gukora icyaha. Na bya bindi byakunaniye ntumenye ukuntu bigenze, yego ukora effort yo kubyirinda kuko twahawe amahitamo, ntabwo Imana idukoresha nk'amarobo, yaduhaye amahitamo yo guhitamo icyiza n'ikibi. Iyo ushaka gukora ikibi uragikora. N'abamarayika nuko bateye, n'abamarayika buriya babishatse bava ku Mana bose, byaranabaye hari igice kinini cy'abamarayika bayivuyeho bahitamo gukurikira Satani. Twaremanywe rero amahitamo abiri, hitamo gukora ibyiza, hitamo gukora ibibi. Ariko iyo wemereye Imana ukavuga uti ngenda ndashaka gukora ibyiza, ni ukuri iguha n'ubushobozi, iguha ubushobozi bukaza bukakuzamo. Hari abamaze kugira bwinshi, hari abafite ubukiri mu gicagate, hari n'abafite bukeya, bugenda burutanwa bitewe n'uburyo wiyeguriye Imana. Gusa ikindi navuga nuko Imana itagiturana n'ibyaha. Ntabwo ushobora kugira agace k'Imana n'akandi gace ka Satani, ntibishobora kubana, ntibibaho. Imana yo irera, urayifite cyangwa ntayo ufite, ni bibiri. Gusa kwizera kwawe niko gutuma Imana ikorera muri wowe ibiruta cyane ibyo wowe utekereza, kuko Yesu ibyo yigeze no kubivuga ati mwagira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, ngo mwabwira uriya musozi ngo uterurwe utabwe mu nyanja, ngo kandi byaba. Ibyo nabyo hari icyo byasobanuraga. Ngera ku musozo rero, ijambo ry'Imana twasomye ritubwiye yuko Abisirayeli ngo banangiwe imitima, ngo ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga binjira mu itorero bakageza ku mubare ushyitse. Bene data, iki kintu nicyo numvaga nshaka kuvugaho umwanya muto ubundi ngasoza. Abanyamahanga, twebwe abantu batari Abisirayeli kubw'umubiri, hari umubare Imana yagennye ugomba kwinjira mu gakiza, hanyuma agakiza kagasubira mu Bisirayeli. Musomye iki gice cyose, Pawulo asobanura uburyo twebwe turi amashami y'ingurukira, turi amashami y'umunzenze yaje agaterwa kuri Elayo. Elayo ni igiti cyera imbuto nyine za Elayo, nge ntabwo ndanazibona, ariko ni igiti kizwi cyane muri Isirayeli na Bibiliya iragikoresha inshuro nyinshi. Rero ngo ikigeranyo cy'uburyo twebwe abanyamahanga twatewe muri Kristo, cyangwa se natwe twiswe abana b'Imana kubwo kwizera, bisa naho ari igiti cyahwanyuweho ishami ryacyo rya Elayo. Igiti cya Elayo cyahwanyuweho ishami rya Elayo, noneho hazanwa irindi shami ry'umunzenze riterwa kuri icyo giti. Sinzi ukuntu abahinzi bajya babyita muri agronomi, ngira ngo niba ari ukubangurira, ntago mbizi. Ushobora gufata igiti cy'ipera cyangwa se cy'icunga ukaba washyiraho ishami ry'indimu kandi rikazera. Rero iki kigereranyo cy'uburyo twatewe nk'ishami ry'umunzenze ritewe kuri Elayo, Pawulo yakomeje agaragaza yuko kutumvira kwabo no kutizera kwabo byatumye bahwanyurwaho, twebwe duterwaho. Ariko natwe nidukomeza kugumuka, kuko kugumuka byo byamaze kutugeramo. Urebye mu mahanga yose kubaha Imana bisigaye ari ibintu bitagezweho, nk'uko nabivuze ubushize. Kwizera Kristo ntabwo biri ku kigero gishimishije Imana, nubwo Imana itagendera ku mubare nyamwinshi, ariko twazaniwe agakiza, abenshi ntibakakira. Iyo abatuye isi bamenyaga agaciro k'ibi bihe by'ubuntu turimo, kandi bakamenya n'ingaruka zo kutakira ibi bihe by'ubuntu ngo tubiprofite, tubyinjiremo neza, twakira ubuntu duherwa muri Kristo Yesu, iyaba abatuye isi babimenyaga bakagize vuba, kuko umubare niwuzura gukizwa bizahagarara. Mwibuke insanganyamatsiko, dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tumwambaze akiri bugufi, kuko agiye kujya kure. Bigiye kugorana cyane, ibihe by'abanyamahanga bigiye kurangira. Ibyo bihe bizarangirana n'iyimikwa rya Antikristo, nuko numva nabihishuriwe. Ibyo bihe by'abanyamahanga ni ukuvuga ngo uku gukizwa, uku kwakira ijambo ry'Imana, uku kuryumva kuri YouTube, kuryumva ahantu hose uciye ugasanga insengero. Muri Afrika ho ni ibindi bindi. Ziriya nsengero nubwo akenshi tukunze kuvuga yuko ari ibice byazanywe na Satani, nibyo koko, ariko Imana buri gihe bifite umugambi wayo. Ahantu hose ifite uburyo ikuramo abantu bayo. Idini urimo ryose ushobora gusanga harimo abakiranutsi, nubwo yaba umwe cyangwa babiri, ariko baba barimo, kuko mukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Mu Bayisilamu nubwo batemera Kristo nk'umwami n'umucunguzi,
ariko harimo abamwemera nubwo batabishyira ku mugaragaro. Naho birashoboka rwose ko haba harimo abantu bizera Kristo, kuko Kristo niwe nzira. Utamwizeraho uba wamaze kurimbuka, kuko utizera Kristo nta yindi nzira uzabona ikugeza mu ijuru. Ntayibaho, ntibakababeshye, nta yindi ibaho rwose. Umuntu utizera Kristo, bariya bavuga ngo ababudiste, ngo andi madini yose, ngo birashoboka ko hari indi nzira umuntu ashobora kunyuramo akagera mu ijuru, ngo kuko Imana iradukunda twese, ngo nous sommes les frères. Nibyo, Imana iradukunda twese, ariko yaduhaye inzira yonyine tuzacamo. Ngo Imana yashimye yuko ubumana bwayo, umwuzuro wayo uba muri Kristo Yesu, kandi ngo niwe yaduhaye twebwe abo mu isi kugira ngo abe ari we dukirizwamo. Udaciye muri we, na Yesu yarabivuze, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. None waca he handi se? Waca kuri Bikira Mariya? Waca se kuri nde? Waca kuri Muhamadi? Sinzi ahandi hantu ushobora guca udaciye kuri Yesu Kristo. Rero bene data, ibihe by'abanyamahanga bigiye kurangira, birangirane no kwimikwa kwa Antikristo. Ni cyo kintu tuzaganiraho ubutaha, uburyo hagiye kwimikwa Antikristo, aribyo dusanga muri Matayo ibice 24 umurongo wa 15 wa 16. Wenda reka masome nihuse. Haravuga ngo, ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaza hera, ubisoma byitondere, icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, ngo nuzaba ari hejuru y'inzu ngo ntazamanuka ngo atware ibintu byo mu nzu ye. Gutyo urakomeza ugasoma ukumva hasi uko bizaba bimeze. Muri Daniyeli ibice 12 naho umurongo wa 11 haravuga hati, uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho hagashyirwaho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho hagashyirwaho ikizira cy'umurimbuzi. Igitambo gihoraho turakizi, ni igitambo cy'amaraso ya Kristo. Kizakurwaho, wakwibaza uti se ubundi cyashyiriweho hehe? Kizakurirwaho hehe? Kizakurwaho mu bantu bazakuraho ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tubabwira tuti, iri jambo ry'Imana ni kataloge Imana yahaye abari mu isi. Kataloge ni ka gatabo gasobanura imikoreshereze y'igikoresho runaka. Ni ukuvuga iyo uguze imashini cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose, hari agatabo usangamo cyangwa se agapapuro kaba kanditseho uburyo icyo gikoresho gikora. Kataloge y'abajya mu ijuru y'umukristo nyakuri ni Bibiliya, kandi Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni Yesu. Igitambo cye rero cy'amaraso ye kizakurwaho. Ijambo ry'Imana twavuze uburyo rigiye guhagarikwa, rigiye guhindurwa, rigiye kuvangirwa, kugira ngo nibarisoma ntibagire icyo bakuramo kibafasha. Ikindi, rizavaho burundu ijambo ry'ukuri. Twabonye yuko kwizera biheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kwizera utumvise ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero nirikurwaho, kwizera nako bizaba bibaye nk'ibigize iherezo. Icyo gihe rero igitambo cy'amaraso ya Kristo kizaba gisa naho gikuweho. Urumva yuko gukizwa bizaba bihagaze. Aho niho ngiye mvugira ko ibihe by'abanyamahanga bizaba birangiye, gukizwa bizaba birangiye. Ntuzongera gukizwa ngo bikunde, uzaba uri muri systeme ya Antikristo. Ibintu byose ukora ari ibyo bakubwirije, utajya aha batabiguhereye uburenganzira, wigumura ushaka gukora ibyo ijambo ry'Imana risaba, bagufungira konte, bagufungira kwivuza, bakwirukana mu kazi, ugapfa nabi, ngo abantu bazicwa n'inzara, abandi bazajya kuba mu mashyamba birirwa biruka basangira ubuturo n'imbwebwe n'impyisi. Aho niho abantu biyemeje kuva muri systeme ya Antikristo bazajya kuba, kandi nabo bazaba bahigwa. Ese icyo gihe nibwo uzakizwa? Icyo gihe urumva aribwo uzabishobora? Uwashaka Imana yayishaka iki gihe bigishoboka kwibonwa, uwayambaza yayambaza ubu bigishoboka ko ikiri hafi, kuko igihe kije igiye gusa naho iri kure. Kandi umuntu uzabasha kuyishaka muri icyo gihe azaba ari igiharamagara, kandi ntibazaba ari benshi. Ibiharamagara dufite ku isi ni bake, niyo mpamvu intwari ziba nkeya. Usanga mu bantu ibihumbi n'ibihumbi harimo intwari imwe. Bene data, ni igihe cyo gushaka Imana bigishoboka kwibonwa, ni igihe cyo kuyambaza ikiri bugufi, abanyabyaha bakava mu ngeso zabo, abakiranirwa bakareka ibyo bibwira. Tugashaka Uwiteka bigishoboka, umubare w'abanyamahanga utaruzura ngo bihagarare gushaka Imana, abasigaye hanze batangire kwirukanka hirya no hino bicwa na ya nyota y'ijambo ry'Imana, babuze umuntu n'umwe wababwira ijambo ry'Imana rikiza. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimiye ibihe by'ubuntu waduhaye kugira ngo twakire Yesu Kristo mu bugingo bwacu, tumwizere kugira ngo tubone ubugingo, kuko wamuduhaye kugira ngo abe ari we tuboneramo ubugingo, maze tuzabane nawe mu bwami bw'ijuru. Nuko rero abumvise iri jambo, nanjye ndimo, Uwiteka uduha imbaraga zo kugushakisha, ubwenge bwacu n'imbaraga zacu zose, imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose,
bigishoboka ko ubonwa kuko ibihe bije tutazabibasha. Nuko rero bana natwe kandi iri jambo ryawe riherekeresha imbaraga zawe kuko atari jya uhindura ahubwo ari wowe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nsenze nizeye ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo nsabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Ubwo reka mbararikire ikiganiro cy'ubutaha. Shalom shalom. muze duhunge, hunga Imana yihungiraho.